Uwihanganye. Mugoroba none rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 53 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Yesaya igice cya 53 umurongo wa 4 kugera ku wa 6. Nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agahetamishwa ibitugu n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjagure gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twebwe nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane. Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Dusenge. Data muremye, mucunguzi kandi muhumuriza wacu, turagushimye kubw'uyu mugoroba w'umugisha. Tugushimiye kubw'iki kigoroba watwemere kugira ngo twumve ijambo ryawe. Waducunguje amaraso yawe Kristo, icyo nicyo twirata. Kandi wahemuwe, urakubitwa, ucirwa amacanjwe, ndetse uribabaza, uranababara ku bwacu kugira ngo twebwe abatari bafite ubuzima tubone ubuzima. Tujye kumva ijambo ryawe rero mu gihe tugiye kurisangira n'abari kumva iyi radio, ubaha umugisha kandi kugira ngo ugabure ibikwiriye bituma ubugingo bwabo bushingira kuri wowe no kubaho kwawe gushingira kuri wowe. Komeza kubana natwe mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Bene Data, ijambo ry'Imana twasomye twasanze muri Yesaya igice cya 53 kitubwira neza amagambo yari afite ibyiringiro, amagambo yari ategereje, amagambo yarebaga imbere kuko yo yashingiraga ku byari byarasezeranijwe. Ubundi hari cyatumye intimba zacu, imibabaro yacu no guhanwa kwacu gushyirwa kuri Yesu Kristo. Adamu na Eva baremwe n'Imana, ariko mu kurema kwabo bahawe umudendezo, bahabwa uburenganzira bwo guhitamo ndetse no gukora icyo bashaka, kuko bari barahawe isezerano ry'uko bafite umudendezo. Rero uwo mudendezo bawukoresha uko Imana itari yababwiye, kuko uko Imana yari yabaremye yari yarabaye uburenganzira. Irababwira ngo mwemerewe kurya ku mbuto zose zo muri iyi ngobyi ya Edeni, ariko icyo mubujijwe ni kimwe gusa, ni igiti kimenyesha icyiza n'ikibi. Kuko muri iyo ngobyi iri tuvuga ko harimo ibiti byinshi, ariko hari igiti bari babujijwe. Rero mu gihe Satani yazaga anyuze mu nzoka, kuko yarushaga uburiganya izindi nyamaswa zose, aza ahinyuza, aza kuraho, aza ahindura ijambo Imana yari yarababwiye. Rero igihe Satani yazaga inyuze mu nzoka, iravuga ngo harya ngo Imana yababujije kurya ku biti byose bibiri muri iyi ngobyi. Ariko Eva mu magambo ye ambwa ngo hoya, ntabwo Imana yatubujije, ahubwo yatubujije iki giti kimenyesha icyiza n'ikibi gusa. Ariko Satani akomeza kubabwira, akomeza kumwoshyosha, kuko na Adamu umugabo yarari aho ngaho, ariko we yicecekeye. Rero inzoka igera imubwira ngo nuko izi neza ko igihe mwakiriyo ntabwo muzapfa, ntabwo ubugingo bwanyu buzapfa, ntacyo muzabura, ahubwo muzaba nk'Imana. Kwa kuriganya kwayo, kwa gusebanya kwayo, kwa kuvuga ngo natwe abantu Imana yarabaremye, ariko njyewe ndaje mbatesha umutwe, ndaje mbahangayikishe, ndaje mbicishe nabi. Satani arakomeza arababwira ngo muzaba nk'Imana. Arabayobya. Umutima wa Eva ugakomeza kwanga, ariko ababwira ko bazaba nk'Imana arayumvira.
arabwira ngo none niba tuzaba nk'Imana reka dufateho, ngo maze afata rya tunda ararirya, ahereza n'umugabo we bari bari kumwe. Ibyo tubisanga mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa mbere gushyika ku wa 15. nicyo tubanjije kubanza kuganiraho kugira ngo tubone isezerano ry'uyu waje kuducungura, ry'uyu wishizeho intimba, wishizeho imibabaro aho ryaturutse. Kandi turaza kumenya neza ko icyo cya Adamu na Eva bari bakoze aricyo cyadutandukanyije, aricyo cyazanye kwangana, aricyo cyazanye amakimbiranye, aricyo cyazanye inzangano, aricyo cyazanye ibi tureba. Ugasanga umubyeyi yica umwana we, n'umwana akica umubyeyi we, ndetse n'abagore n'abagabo bakangana, hakazamo no gutandukana. Adamu na Eva barya kuri rwa rubuto, ariko mu gihe bari baruriyeho ngo amaso yabo ahita hweza, batangira kumenya ibibi, batangira kumenya ngo iki ni kibi, iki ni cyiza. Kandi ubundi mu biterere yabo ubundi bari bameze nk'Imana, kuko Imana yavuze ngo turemo umuntu ase natwe mu Itangiriro igice cya 26 ngo agire ishusho nk'iyacu, ngo atware amana n'ubutware bwo gutegeka, bwo guhindura, bwo kurema, bwo kwita n'amazina inyamaswa. Ariko mu gihe Adamu we yasuzuguye icyo Imana yari yamuhaye, ashukwa n'inzoka, kuko we yaracecetse, atuma igihano twebwe twari dukwiriye, cya kindi cyo gupfa, cya kindi yari yarabwiye ko ibyo azajya ku rubuto kizamugeraho, atuma kitugeraho twese. Rero Adamu akimara guheza ngo abona ko yambaye ubusa, ariko ubusa uvuga yagize ikimwaro, kuko igihe Imana yazaga, Imana ngo Adamu iramuhamagaye, imuhamagaye ngo namvishe imirindi yawe ndihisha. Kubera iki yari yishe? Imana amubaza ngo ese wariye kuri rya tunda, kuri cya giti nakubujije? Aho kugira ngo asubize yego, aravuga ngo umugore wamaye yampaye. Bijya bibaho muri iyi si ko umuntu akora icyaha, ko umuntu habaho amakosa, aho kugira ngo yirebe, aho kugira ngo yitekerezeho, aho kugira ngo yumve agize mu mutima we gutekereza no kumva, agateguza ngo runaka niwe wabinkoresheje. Icyo nicyo cya mbere cyaje muri iyi si. Ubundi mu by'ukuri Adamu na Eva bari babaye nk'Imana, kuko nta kibi cyari muri iyi si, nta gahinda kari muri isi, ngo kuko biritubwira neza ko bakinanaga n'inyamaswa, kandi bari bafite ibyo kurya bibakwiriye, nta burwayi bwari buriho, nta guhungabana kwari kuriho, nta ntambara zari ziriho, nta maganya yari ariho, nta mibabaro yari iriho, nta nimba zari ziriho, ndetse nta guhangayika, nta n'ibindi byose byari bihari bibi bitubuza guhura n'ubushake bw'Imana. Ariko Adamu icyo cyaha yarakoze cyakuye ko natwe mu buzima bwacu tuvukana cya cyaha. Abize teoloji nicyo bita icyaha cy'inyokomuntu, cyangwa mu ndimi z'amahanga sinful nature, icyaha tuvukana. Icyo Dawidi yavuze ngo mu byaha nimo mama yambyariye, ngo naremanywe gukiranirwa. Bivuze ngo twebwe muko turemye, muko tubayeho biturutse kuri Adamu, twese twaremwe mu buryo hari icyaha gikomoka muri twebwe. Ariko uzasanga hari abatabyemera, urasanga hari bigisha ukundi ngo umwana uvutse ngo nta cyaha bafite. Ariko nkunze kubaza abantu, iyo umwana uvutse akashika imyaka 3, uzarebe iyo afashe irindazi utarimuhaye, iyo akubonye arihisha inyuma. Impamvu arihisha inyuma, abagize isoni, abagize ikimwaro, abayumva asebye, kubera ko yafashe ikintu atahawe, yafashe ikintu adakwiye gufata. Bivuze ngo nawe abafite icyaha, kugira icyaha no kubyumvisha kwe, niyo mpamvu agifata agahisha inyuma. Rero kuko Imana yambwiye ngo igihe wariye no kuri urubuto ngo no gupfa uzapfa. Rero hari ingaruka zabaye igihe Adamu yaryaga ku rubuto yari yararubujijwe. Mu by'ukuri hari abantu bazi ko Eva ariwe wakoze icyaha bwa mbere, ariko hari impamvu. Iyo usomye mu Baroma ibice 5 hakubwira ngo icyaha kibarwa kuri Adamu, kuko Adamu niwe wari ufite isezerano, Adamu niwe wari ufite ubutware, Adamu niwe wari ufite ubutegetsi, Adamu niwe wari ufite kuvuga ngo Eva sigaho, cyangwa akavuga niwe wari ufite gusubiza inzoka, ariko we yari icecekeye. Natwe tujya tugira ibibazo, hari ahantu muri bavuga ngo igihe tubonye umuntu akora icyaha tukamwihorera ngo tuzabazwa amaraso ye. Ibyo n'ubundi biva kuri Adamu,
Adamu yaretse Eva afata ku rubuto ararurya, bituma bidukurura umuvumo, bituma bidukorera kurangara, bituma bidukurura ko natwe tuvukana icyaha, kandi icyaha cy'inyokomuntu. Ubundi icyo cyaha, hari umuhanga witwa Philip Melanchthon, we yaravuze ngo icyo cyaha yakitwa concupiscence. Concupiscence bivuze ngo ni icyaha, ni uko turemye twebwe mu mitima yacu, mu mitekerereze yacu, mu mirebere yacu, mu mikorere yacu, mu mivugire yacu, twifuza kubaho bitandukanye n'uko Imana idushaka ko tubaho. Twifuza kuvuga bitandukanye n'uko Imana ishaka ko tuvuga. Twifuza gukora bitandukanye n'uko Imana ishaka ko dukora. Ubundi muri isi birazwi neza, iyo umuntu agututse kugira ngo uzihangane n'umutuke biragorana. Iyo ni kamere turemamo, ndetse iyo cyo ni cyaha turemana. Ariko iyo usomye ijambo ry'Imana mu Galatiya, bikubwira ko muri babandi bakire Kristo, babandi bemeye Kristo, babandi bamwizera, babandi bamuhanga amaso, ngo yacumitiwe byaha, ngo yashenjaguye gukiranirwa kwacu, ngo yarakubiswe, ngo agira intimba, agira umubabaro, agira agahinda, ararira cyane, aravuga ngo birarangiye. None wa wundi cyaha cyaje mu isi, kandi cyaha gitera urupfu, nta kindi ndakirangije. Yesu ashimwe bene data, bakristo bene data. Aho rero kuri icyo cyaha cya Adamu nicyo hasi, iyo ukomeje ku murongo wa 15, igihe Imana yakomezaga kuganira, none itangira kuvuma. Ivuma umugabo, yambwira ngo uzajya ujya wihisha kuya. Ibwira umugore ngo mu kubyara kwawe uzababara, ngo mubise bisa n'ibigufata mu kubyara kwawe uzagira, ko yarafite isezerano ryo kubyara. Ariko nanone haza kuba isezerano igihe inzoka yahabwaga igihano cyayo. Irabwira ngo ubu noneho kugenda kwawe uzajya ugenda ukuruza inda. Ikirenze kuri ibyo, urubyaro rw'uyu mugore ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzagukomeretsa agatsinsino. Iryo ni ryo sezerano rya mbere ry'amahoro, iryo ni ryo sezerano rya mbere ryo kubaho, iryo ni ryo sezerano rya mbere ryo kuvuga, iryo ni ryo sezerano rya mbere ryo gukora, iryo ni ryo sezerano rya mbere twawe ritwinjiza mu mubano, ritwinjiza mu busabane, kuko habayeho kugira ngo wa wundi wari wishe ibintu, wa wundi wari warashenjagwe, wa wundi wari uyobojwe, noneho hazaho wa wundi uzaza akamwereka inzira nzima. Rero uwo wari usezeranyijwe, rwari rusezeranyijwe, nirwo rwari ruje, nirwo Yesaya yabonye, nirwo guhera icyo gihe kuri Adamu batangiye bategereje, bakavuga ngo dutegereje umucunguzi, dutegereje uzishyira imibabaro yacu, dutegereje uzishyira agahinda kacu, dutegereje. Yesaya nawe arabireba. Ubundi usenya mu gice cya 7 n'igice cya 9, avuga ko azaza umwami w'amahoro, avuga ko azaza umwami ushinzwe umutekano, azangura ubutwari buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama ukomeye, ngo kandi ngo benshi bazaza bamusanga bazahuri. Avuga rero ko ari umutegetsi, ko ari umwami w'amahoro. Ariko rero mu gice cya 63 hano haratanga ngo ninde uzizera ibyo twumvise, ko twumvishe ko ari umwami w'amahoro, none ahangaje gukubitwa ate, aje kurenganywa ate, aje gucumitwa ate, aje guterwa inkoni gute, bizashoboka bite, ninde uzabyizera? Ariko Kristo igihe kimwe yari kumwe na Toma, amba ngo hahirwa bizera batarambona. Natwe bene data, ubundi abakera cyangwa umusezerano rya kera, amuryango rwa Aburahamu uturutse kuri Adamu, Kristo ataraza, bose bari bahanze umusaraba, bari bahanze Yesu, bari bahanze umutunguzi, niyo bari bategereje kugira ngo azabakure muri rwa rupfu rw'iteka, muri rwa rupfu rwatumye bakora icyaha. Kuko usomye mu Baroma 6:20 ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ubundi ukoze ubaze buri munsi icyo ukora ukabubona n'urupfu, ninde waba ukiriho mu by'ukuri? Ninde waba ukiriho? Ninde waba ugihumeka? Ninde waba ukigenda? Ninde waba ukivuga? Ariko nawe. Ariko rero niyo mpamvu Yesaya bireba aba ngo hari uwuzaza. Handi aravuga ngo twese twabye nk'intama zizimiye, ngo twese twabaye intatane, Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese.
amushyiraho gukiranirwa kwawe, amushyiraho gukiranirwa kwanjye, amushyiraho amaganya yanjye, amushyiraho intimba zanjye, amushyiraho intimba zawe, amushyiraho amaganya yawe. Ibyo byose imibabaro yawe imushyiraho kugira ngo twebwe abari bapfuye dusizwe n'ibicumuro byacu tubonere ubugingo muri we, kugira ngo twebwe abatari bafite kubaho, twebwe abatari bafite kuvuga, tubibonere muri we. Yesaya arandika aba ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ngo ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Bakristo bene data, tujya dutekereza, hari abandi bavuga ngo ibyo ubundi yabikoreraga iki, ngo ubundi yatabikora ngo byari kuba bimaze iki, ngo n'ubundi ntacyo maze. Abo ni abataramwizera, aba ni abataramumenya, aba ni abataramenya ubwiza n'ubutunzi buri muri we, ubutunzi buri muri we, buri kumuvuga, buri mu kumuvuga, buri kumusenga, biri muri kumutabaza. Ariko intimba ufite, ariko imibabaro ufite, nuko wowe ibyo ushaka gukora bitandukanye n'iby'Imana ishaka, nuko icyaha gitandukanya n'ubwiza bw'Imana, nuko ugira amarira bitewe nuko ibyo wakoze bitandukanye. Rero aravuga ngo nyamara ngo ibicumuro byacu ngo nibyo yacumitiwe, ngo ubwo bamukubitaga, ubwo bamuciraga amacanshwe